nyuma yo kubagezaho rero amakuru abagiye atandukanye, iki gice tukita dutemberane. My friend, ntugire ngo aha hantu ndi ni muri Amerika, ntugire ngo ni Burayi, ntugire ngo ni mu Barabu, no, hano ni Kigali mu Rwanda. Ngira ngo uri kubibona inyuma yanjye, aka ni agace ngiye kugutembereza utaruzi muri Kigali. Muri iki gice tuzoya tugenda tubatembereza ahantu hagiye hatandukanye kabisa, kandi heza hameze neza, ariko mutari musanzwe muzi, mutari musanzwe mubona, nyamara ari muri Kigali cyangwa mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda. Uyu ni umudugudu mwiza cyane, aya ni amazu meza cyane yubatswe ahantu hazwi nko mu Cyahafi. Aha hantu mu by'ukuri uharebye ubu ngubu, unarebye n'ukuntu hari hameze mbere, bitubona ko ari itandukaniro, nta hantu bihuriye. Ngira ngo muri kubibona, tugiye gutemberana uyu mudugudu, turababwira ibyaho uko hari hameze mbere nuko hameze uyu munsi. Namwe muraza kubona itandukaniro byanze bikunze, ntujye kure, ahangaha ni mu Cyahafi my friend. Impamvu ndi guseka nuko urebye ukuntu hameze ubu ngubu ugereranyije n'ukuntu hari hameze, nawe byagutungura, wakumva ko ari ibintu bidasanzwe. Nitwa Ivairitiye, wisari kuri kamera, tugiye gutemberana iyi midugudu yose, tubereka aya mazu ukuntu ameze. Ni ukuvuga ngo uhereye hano Nyabugogo, ni umudugudu uhera hano Nyabugogo hafi y'Ibuga ry'Inka, ugakomeza ukazamuka. Ni umushinga bivugwa ko uzazamuka amazu azubakwa akagenda akagera kwa Mutwe, ariko iyi ni faze ya mbere, ntabwo aragera kwa Mutwe. Aho bamaze kugarukira turahabereka, turababwira byose uko bimeze, wowe ntujye kure gusa. Ni Today 250, bino dutemberane me. Asa neza, ngira ngo namwe muri kubibona, ugereranyije n'utuzu twabaga hano hantu. Rero kaze ngende mbatera story nyine mbaganiriza ukuntu hano hantu hari hameze. Aha hantu bahita mu Cyahafi. Aha hantu hari hegeranye na Dobandi. Ubundi hari n'ababyitiranyanga, ahangaha akaba ariho bita muri Dobandi, ariko mu by'ukuri hano ntabwo ariho hari muri Dobandi neza, ko Dobandi ni agace kari hirya gatoya muri Muhima, ariko nako ntabwo kakimeze nk'uko kari kameze mbere. Aha hantu rero hari utuzu dutoya, utuzu ducucitse, utuzu twubatse nabi, utuzu nyine ubona tudasa neza pe, ntabwo byasaga neza. Rero leta yafashe gahunda, ifata umwanzuro wo kuvuga ati ahantu n'umuntu abantu bari bahatuye mu by'ukuri bari batuye nabi, kuko byari bitangaje. Ntabwo washoboraga kuba wabona na espace yo kumenaho amazi, kwa kundi umuntu arangiza gukoresha amazi mu rugo ngo kuyamena. Wasangaga ari zo nduru zihaba z'abaturanyi, amazi yawe ameneka imbere yanjye, amazi yawe wayayobereje aha, nyine rwaserera nk'izo. Imvura rero yagwa bikaba akarusho, ugasanga amazu amwe n'amwe arasa nk'ari kuriduka, ari kugenda nyine, mbese wabonaga ari ahantu hadashimishije mu by'ukuri. Uyu muhanda nawo ni mushyashya, ntabwo abantu benshi bawuzi. Nimba waravuye i Kigali mu myaka 2 ishize, ndaguhamiriza ko uyu muhanda utawuzi. Uyu muhanda ni mushyashya kuko ntabwo wahozeho, ntabwo wari uhari, niwo bakreye mushyashya kubera uyu mudugudu bari kubaka hano. Uyu muhanda uturuka kuri Maison de Jeunes, ku bantu bazi Kimisagara, kuri Maison de Jeunes, ku kiraro neza cya kiraro cyo kuri Maison de Jeunes niho uyu muhanda uri. Uturuka hariya ugakomeza ukamanuka ukagenda ugatunguka Nyabugogo muri Marato, neza muri Marato. Ni ukuvuga ngo wabaye shortcut, ku buryo umuntu uri Nyabugogo ashaka kuzamuka ntabwo bikiri ngombwa ko ajya kuzamuka ruguru kuri Nationali Kimisagara, no, ashobora guhita yikubitira muri no muhanda, akaza agahita agenda agatunguka kuri Maison de Jeunes. Urabona ko ari umuhanda usa neza. Iyi midugudu rero ngira ngo nuko muri kuyibona nayo irasa neza pe. U Rwanda rukwiye ibyiza, myaboneka tujye tubyemera, ibintu birasa neza. Ni amazu abari bahatuye barimuwe bajya gushakirwa ahandi baraba bari batura, kugira ngo amazu abanze yubakwe, atunganywe neza, ubundi narangira nibamara kuyataha ba nyirayo n'ubundi abantu bari batuye hano nibo bazahabwamo imiryango bwa mbere na mbere. Abari batuye hano nibo bazahabwa imiryango mbere na mbere muri aya mazu. Nyuma yaho wenda nibwo abandi bakodesha cyangwa bifuza kugura, ubwo niko bizagenda bikurikiranaho. Ntabwo turamenya neza uko bizajya, ariko igihari prioritaire hari nuko abari bahafite amazu, abari batuye hano aribo bazabanza, nibo bazaherwaho
bahabwa imiryango muri aya mazu. Mu by'ukuri urabona ko ni amazu asa neza, ni amazu, ni umudugudu mu by'ukuri w'icyitegererezo. Noneho Prince uri hafi yo mu mujyi ugereranyije n'ukuntu wari uzi hano hantu, biratangaje. Wisoreka tuzamukemo turebe nuko naho hameze haruguru, ubundi dukomeze tubatembereze. Ni muri dutemberane tujya tugenda ahantu hagiye hatandukanye. Umunsi twahisemo guhera kuri uyu mudugudu, nyuma yaho tuzagenda tubagerera n'ahandi hirya no hino hagiye hatandukanye, yaba ari ahantu hari ibice nyaburanga, yaba ari ahantu hadasanzwe, yaba ari ahantu mutari muzi kandi musanzwe muba muri Kigali, hose tuzajya tuhabagerera tubereke uko biba zifashe. Ngira ngo muri kwibona rero mu mudugudu mwiza cyane. Sasa abajama bari batuye muri izi hudu bo barabizi aka gastori ngiye kubatera. Hari ukuntu abajene cyangwa abana bajyaga kwiga mu ma interna boarding schools. Iyo waba guturuka muri izi nce byabaga bigoye ko wahita wintroducinga ko ariho uturuka. Wasangaga abapeti baturuka muri iyi quartier baravugaga, bahitaga yitirira Kimisagara cyangwa akavuga Inyamirambo cyangwa akavuga mu Gitega. Byari bigoye ko yahita avuga precisement ngo mba mu Cyahafi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko mu Cyahafi wabonaga ari ahantu nyine hatajyanye n'icyerekezo, ni ahantu nyine abantu bahita bakeka kuri umurara, abantu bagata mwana wo mu Cyahafi ni umurara. So ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ubu ngubu ngira ngo bari proud ahubwo yo kuba wanavuga ko ariho uturuka, bitewe n'ukuntu mubona hameze neza kabisa, hameze neza cyane. Abantu bazajya bavuga ko hano ari ku ifishi yabo mugira ngo bari kubabeshya, kandi mu by'ukuri niko biba bimeze. Ariko urabona ko iki nicyo bita iterambere nyaboneka, iki nicyo bita iterambere. Wowe rero ushaka gutura mu mujyi, hafi y'umujyi, ukorera mu mujyi cyangwa ushaka kuza gukorera mu mujyi, waza ukifatira ikodeshwamo hano ugatura hafi y'akazi kawe, ubundi ibintu bikajya bigenda neza 5 kuri 5. Kuva hano ugera mu mujyi ni iminota 5 ugenda n'amaguru, waba ari ugutega akamotoho ni munsi y'5. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Ni umudugudu mwiza, dukomeze tuhatemberane na Wilson kuri kamera aragenda abibereka neza cyane ukuntu ari amazu adasanzwe. Mu by'ukuri ni umudugudu w'icyitegererezo koko. Ngewe ama etaje yaje kuyafoto. Meze bite? Teka byinshi. Oya ndabizi umva. Kari nge nawe. Ndacyari hano ariko. Just ngira muri kwibona nyine ukuntu hameze. Wilson genda ubereka, dore iyi ni imwe mu makaritsiye, ni imwe mu makaritsiye azaba ateye imbere, imwe mu makaritsiye yateye imbere, ni imwe mu makaritsiye y'icyitegererezo. Mu by'ukuri harimo n'imihanda nyira muri kwibona. Uyu ni umuhanda nawo ugenda ugatambika. Uyu ni umwe mu midugudu y'icyitegererezo mu mujyi wa Kigali ku rwego rurenze n'urukenewe. Ubu ngubu aho twitaga muri Dobandi, quartier yari iciriritse cyane kurusha izindi, niyo muri kubona isa gutyo, isa neza cyane. Wilson, gahunda ni ugukomeza aka gace kose mpaka kugera kwa Mutwe. Ni nk'aya mazu, ni nk'iyi midugudu yose izaba ihubatse. Rero mwabagabo mwe, mwaba diaspora mwereka ndaje nitugera haruguru niho ndi bubwire aba diaspora akantu kibanga, ndi bubabwirire akantu bakora ubundi bakaba bakoze umuti. Wabonye ko ikibazo cy'amazi hano rwose wapi, buri muryango ufite konteri yabo y'amazi, kugira ngo mwemere ko iyi quartier irenze. Iri kubona ni isoko, iri ni isoko ry'abantu bazaba batuye muri uyu mudugudu. Ntabwo ari bo bonyine bazajya barihahiramo cyangwa barikoreramo, ariko prioritaire ni abantu bazaba batuye muri uyu mudugudu.
urabona ko iri ni isoko babubakiye, ni isoko ryiza mu by'ukuri tutabeshye, ni isoko rigezweho pe. Nyine urabona ko ari isoko ry'abanyamujyi nyine rikwiranye n'umujyi. Bityo egera hano imbere tubereke neza barebe, wenda tubereke n'ubundi twiyemeje kubatembereza, reka tuhabatembereze hose babibone. Iri ni ryo soko ryiza cyane rya kijyambere ryubakiwe abantu bagiye kuzatura muri iyo midugudu turi kugenda tubereka. Uyu munsi twiyemeje kubatembereza muri aka gace mutari muzi kandi gaherereye mu mujyi wa Kigali rwagati mu cyahafi munsi y'ahahoze gereza yitwaga Minesakant. Munsi yaho niho hari kubakwa uyu mudugudu. Iryo ni isoko muri kubona ko ari isoko ryiza, ni isoko ubona ryiyubashye rimeze neza cyane. Ubona ko barimo kurikorera amafinisage, naryo rwose mu minsi ya vuba bazaba baritashye. Urabona ko ni ahantu heza pe. Abantu bazaba batuye muri aka gace bari mu bantu bazaba batuye ahantu heza mu duce twiza turi hafi y'umujyi. Ndabeshya mama? Abantu bazaba batuye hano se bazaba batuye neza? Bazaba batuye abantu b'abasirimu kabisa. Harimo abazakodesha nabo basenyeye ariko nibo bazaheraho babahereza amazu. Nukuri habaye heza cyane. Nanjye ariko hano nahabakora ko ni hafi yo mu mujyi. Uzamuka mu mujyi ntabwo nazajya ntega. Handi se mu mujyi nyine ni mu mujyi. Wava mu murwa ukajya ahantu hose. Ni hagati neza cyane. Hanyuma reka tugende ku ruhande rwa ruguru. Iyi ni view yo hejuru ku gice cya ruguru cy'aya mazu cy'iyi midugudu. Ya muri kubibona n'isoko ahangaha niho rigaragara neza. Urusona ribereke neza cyane ukuntu bimeze. Mu by'ukuri rero aha ni kamwe mu duce tuzaba twihariye, gace keza cyane. Twabwiye ko imidugudu izaba ifite internet y'ubuntu, bazaba bafite internet y'ubuntu. Gukoresha internet bizajya biborohera. Amazi n'umuriro byo ni ibisanzwe mu mujyi wa Kigali. No mu gihe amazi yabuze mu gice cya ruguru hano ntabwo ho muri bubashe kuhabona, ariko ni kuri uyu muhanda uzamuka hari ikigega bahubatse cy'amazi gishobora kujya kigaburira abantu batuye muri aka gace kose mu gihe amazi yaba yabuze. So murumva ko rero ni ahantu hadasanzwe, ni ahantu heza twumvaga tugomba kubatembereza. Ni imidugudu mu by'ukuri imeze neza cyane. Ni umwe mu midugudu y'icyitegererezo kabisa, wubatse neza cyane. Rero akabanga nifite abadiaspora niba bafite akabanga niba bikiye akabanga. Ngira ngo murabona ukuntu aya mazu ameze, ariko hirya yaho hari ikindi gice batarubaka, batarasenya. So ahangaha aya mazu, uru ni urugero, ni sample leta yagombaga gutanga kugira ngo babereke uburyo iyi midugudu ikenewe, uburyo imidugudu igomba kuba yubatse. Izi ni sample leta yatanze, ariko nyuma yaho ibyo navuga ndi bubwira abadiaspora, murabona iki gice kindi kiri ku ruhande kitubatse, iki ni icyanyu. Ubu ngubu nawe ushobora kuza ufite ibiceri byawe ukaza ugafata igice kimwe hariya ukaba wacyubakamo inzu imeze nk'imwe muri izi ngizi, ubundi ukajya kuyikodesha rwose. Ubu biri open kuri ba rwiyemezamirimo, biri open ku bashoramari. Gusa upfa kugendera kuri uyu murongo leta yatanze. Ngira ngo ni nayo mpamvu imihanda icamo yo irakomeza ikagera hirya kwa Mutwe, ntabwo ihita igarukiramo hano hafi. Imihanda irakomeza ikagenda ikagera kwa Mutwe. Bivuze iki? Bivuze ko mwabonye sample uko imeze, mwabonye ko hagomba kuba hubatse. Aha handi hasigaye, iki gice gisigaye, ubu ngubu umuntu uwo ari we wese wabishaka afite ibiceri bye, nawe yaza agahita afatamo abantu nk'abangahe, ugahita ubagurira bakavamo, nawe ukubakamo inzu nk'iyi ngiyi rwose
ubundi ugashora imari aho ngaho ugatangira kurya amafaranga. Iki ni igice cyegereye mu mujyi, kuva hano ugera mu mujyi rwose ni iminota itarenze 5, uko aka gasozi ayo mashuri ari ruguru uri kubona yo mu cyahafi ukiyarenga deja tayari wageze mu mujyi. So ni ahantu heza rero abadiaspora mufite amafaranga, abadiaspora mushaka gushora imari mu Rwanda, nababwira iki ni igikorwa remezo. Iyi mihanda irimo iratambika ikagera hirya, harimo itambika, harimo n'izamuka imanuka, mbese uhashoye amafaranga yawe ntabwo waba uhombye nk'uko uri kubibona. Ngayo nguko rero niko Kabanga nari mbafitiye abadiaspora, abantu bashora amari, barwiyemezamirimo, nawe mwese mwifitiye ibiceri byanyu. Why not? Tukajya kubona umuntu aragiye yubatse inzu ya miliyoni 200 muri ziriya karitsiye zo hirya iriya, izajya ikodeshwa $3,000 by'idolari, ukazasanga inzu imara amezi 6, imara umwaka itarabona umuntu uyikodesha. Why? Wazanye izo miliyoni zawe 200 ukaza ukagurira abantu nka 5 hano bakavamo, nawe ugahita wakubita inzu nk'ingi ifite imiryango 10 irenga ukayishyira hariya, ko nzi ko uyu muryango wa hano utashoma nk'uwo muri ziriya karitsiye zo hirya iriya navuze nawe, si kubera ukuntu biba bihenze. So ngayo nguko ni amahitamo yanyu, gusa nyine tuba tugomba no kunyuzamo tukabarabura, tukabereka uko ibintu byifashe mu rw'imisozi 1000. Twabwiye ko code 250 nyine ariyo mu Rwanda, niyo mpamvu tuba tugomba kubabwira ibyo mu Rwanda umunsi ku wundi.